Reka tubasuhuze abakunzi ba farumasi y'imuhira kandi tubibutse yuko mu gice cya kabiri cya farumasi y'imuhira tuganira kuri avoka. Avoka ikimera kivugwaho byinshi ndetse byinshi cyane, ariko dore iby'ingenzi tugiye kukivugaho. Bwa mbere tuvuga ko igabanya urugimbu rubi twita cholesterol mu maraso. Igabanya urugimbu rubi twita cholesterol mu maraso. Bwa kabiri ifata abafite ibibazo byo kubura amaraso, anemie, twita anemie. Harimo gatatu kandi bavuga ko ikibuto cyayo cyangwa se n'amababi ubwabyo ntabwo byo gutabwa, ahubwo nabyo bibarwa nk'imiti, ndetse imiti ikomeye cyane. Urubuto nirwo rugira proteine, kuvuga ngo mu mbuto mbisi uru nirwo rubuto rushobora kugira proteine, ku buryo narwo ubwo rwitwa inyama ziterwa, rurenze kuba ikimera gusa, ahubwo ni ingenzi cyane mu gufasha. Ikindi kintu gitangaje bavuga kuri iki giti, bavuga ngo ni igiti cy'amabya, arbre de testicule, bivuga ko gifasha udusabo tw'intanga ku bagabo. Hanyuma kandi kikaba cyitwa aphrodisiaque, kirafasha mu gutuma mu kongera imbaraga za kigabo, kirafasha mu kongera imbaraga za kigabo. Aha rero turibaza ngo ni ibiki rero bigwiriye muri avoka bituma turwita urubuto n'ikimera cyatoranijwe kuvura. Ibisho by'ubushakashatsi byerekana ko avoka igwiriyemo ibinure ku gipimo cya 20%. Ikize ku byo twita phospholipide, ni ubwoko bw'ibinure bugizwe na phosphore. Avoka igizwe n'inyubakamubiri cyangwa se proteine ku gipimo cya 2%. Ifite ibyo twita acide amine essentielle bimeze nk'ibiboneka muri soya. Avoka kandi zifite vitamine E ku rwego aho byibura avoka ifite miligarama 2.3 muri garama 100 z'uburemere. Avoka nirwo rubuto rubisi rukize kuri vitamine E. Ubundi iyi vitamine E ishobora no kuboneka mu bikomoka mu matungo, cyane cyane ubundi mu magi. Hanyuma mu bimera kereka imbuto zumishijwe zirimo ibyo twita les fruits secs oléagineux nk'ubunyobwa, sesame, inzuzi n'ibindi. Ubundi nanone vitamine E ikaba ishobora kuboneka mu mumero w'ingano, mu mavuta ya elayo ndetse n'ibindi. Iyi vitamine E ubundi bavuga ko ari ingenzi cyane mu byerekeye n'imyanya y'imyororokere, ndetse kandi ikabasha gukora mu gukingira kanseri, idasize no kurinda ingirangingo fatizo gusaza, bitewe n'uko ikora nk'umukubuzo mu mubiri na antioxidant ihambaye. Avoka ikize kuri vitamine B6, nirwo rubuto rukiri fresh cyangwa se rubisi rukize kuri vitamine B6, ku buryo harimo nyinshi kurenza iri mu nyama. Avoka ikize ku butare cyangwa kuri feri kuruta izindi mbuto zose. Mu byisho by'ubushakashatsi byiga kuri composition z'ibiribwa zemeza ko avoka ikize ku bintu byinshi byatumye abahanga batanga inama ko abanyamerika benshi bakabaye bakoresha avoka bakayisimbuza inyama. Avoka kandi ikize ku byo twita fibre végétale, bya bindi bikubura cyangwa se bifasha mu amara, bigatwanya na constipation cyangwa se kwituma nabi, ndetse bikaba byafasha mu kugabanya umuvuduko w'umurindi w'amaraso wo hejuru, hypertension artérielle. Muri ibi bihe abahanga bemeza ko avoka nayo ibarirwa muri bya biribwa bifite ibyo twita valeur nutritive diétético-thérapeutique, no kuvuga ni bya biribwa ariko bifitemo ubushobozi bwo kuvura, atari ibiribwa gusa. Dore rero indwara zishobora guhashywa no gukoresha avoka. Icya mbere cyo twita excès de cholesterol, ni ukuvuga ba bantu usanga bafite cholesterol LDL nyinshi yakomotse ku nyama, ku mata n'amagi byakoreshejwe mu buryo bukabije. Cya kabiri, ibibazo by'inzira z'amaraso nko kwangirika kw'imitsi ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso, ibyo twita arteriosclerose. Kandi avoka irafasha ku bantu bafite ibibazo bya anemie, ibibazo by'imyakura, affection nerveuse, diabete. Hanyuma kikaba ikiribwa cyongerera umubiri imbaraga, cyane cyane nko ku bana, abadolesa, abasportifu n'abantu bahorana umunaniro ukabije. Ifasha kandi kuba bafite ibibazo by'uruhu mu buryo bw'umwihariko. Igitangaje cyane mu dusorezaho turababwira ko cya kibuto cyayo cy'imbere kimwe mujugunya kiriya ubwacyo bujya n'umuti ukomeye w'inzoka, na cyane cyane ndetse n'abandi bituma bakabasha no kwituma amaraso, kwituma yo kwita dysenterie amibienne. Katubagurira rero ko iki ari ikiganiro cyiza mugizweho n'ikigo Rengera Ubuzima bivurisha ibimera, gikorera hano ku Kinamba, hano ahangaha negire station ya Rubisi hateganye na Beka neza. Ushobora kandi kwifashisha telefone ya 0782 660 611 0782 660 611 ukabona ubundi bujyanama. Murakoze cyane kandi mwese mukomeze mwishimire gutunga farumasi y'imuhira.